Nshuti bakunzi ba IYOBOKAMANA TV turabasuhuje mu izina rya Yesu tunabifuriza kuzagira icyumweru cyiza dore ko uyu munsi nyine ni kuwa mbere turi kumwe rero n'umutumirwa nyine kumwe mumaze kutumenyera atangira atwibwira kugira ngo tuze tuganira. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Amakuru ni meza cyane. Ikaze kuri IYOBOKAMANA TV. Murakoze cyane. Wow, uyu turi kumwe rero ninde? Ni murakoze nitwa Bw'Umuhanzikazi bakunda kwita mama Pacy. Mwabyumvise rero uwo tuzanye yuko ni mama Pacy cyangwa bambuze impamvu ariko tutararenga ho wenda kubera iki mu rugo batwise ngo bambuze impamvu bajya kubwira wenda ubuhamya bw'inkomoko y'iri zina ryawe cyangwa nuko ari ryo ryari ribangutse? Nanjye nagize amatsiko yo kubimenya cyane mbaza mama ndamazi ko witwa iribagiza ngiye ko waranyise bambuze impamvu nuko kubera iki arambwira ngo navutse bigoye. Kera rero hari ibintu byabagaho biteye ikibazo cy'ikisinzi cy'urwangano cyane, ambwira ko navutse bigoye mbese bamuroga bagira gute biba ngombwa yuko mvuka muri ubwo buryo. Noneho anyita bambuze impamvu naje gukura mbona ari ribi ariko umaze gukura nanjye bitewe n'ibyo nagiye mpura nabyo byinshi birimo na Satani yashaka ko ntaba ariko bikanga nkabaho naje kubona ko izina ryanjye rifite akamaro ko nitwa bambuze impamvu bambuzeho impamvu mbese kuko na Satani nabyo nsanga impamvu yarazimbuzeho. Yes. Nabyumvishe rero uyu ni umuhanzikazi nyine mama Pacy nibo turimo tugenda rero tuganira rero mu rugo murakomeye se? Turakomeye turashima Imana. Wow, duherukanye mutarakora mariage ariko ubu noneho twongeye kubagarura rero mwarakoze mariage. Mutware araho harakomeye yambwiye ngo mbasuhuze. Mama Pacy tumutware we arabasuhuje cyane. Urabona kugeza ubu ngubu ukimara gushyingirwa abantu baravuga yuko wabuze mu muziki byagenze gute? N'umutware guciye intege mu murimo w'Imana byagenze ute kugira ngo abantu babe batacyumva indirimbo zawe cyane? Murakoze. Ibyo byose ntabwo nabuze cyane ariko nanjye ntabwo ari ngiye ahubwo nubwo naragaragaza amashusho ariko sinice kuko hari audio maze gukora nkoreye ubukwe agera kuri 3 harimo yo nafatanyije n'umugabo cyane ahubwo ko yagiye antera inkunga akamfasha cyane nshaka gushyira hanze zirimo gushima Imana kubyo yakoze kubyo nagiye mbona birenze ariko ntabwo nareka umuziki ntabwo nareka umurimo w'Imana ntabwo nabireka. Iyo uvuze ubundi ngo umuririmbyi rimwe na rimwe abantu baba bavuga bati baba batubeye bahakapera ko indirimbo yawe yabizwi cyane ikunda guca ku mateleviziyo cyane ahanini no ku ma YouTube ahantu hose harimo iratabara harimo amashimwe akira amashimwe y'abana bawe avuye mu mitima y'abagukunda twibutse mirimo myiza wadukoreye none natwe turishimye. Mwumvishe rero umuhanzikazi mama Pacy. Mama Pacy rero ati hari n'indirimbo naririmbanye n'umutware nawe se burya azikuririmba? Azikuririmba cyane. Dufite indirimbo twaremanye vuga ngo iby'Imana yakoze birarenze. Ni iki kibatera kuvuga ko iby'Imana yakoze birarenze? So ubundi mu bukwe amashimwe yawe kugeza ubu ngubu niho tukuboneye nubwo hashize amezi harya bora ni nk'amezi angahe hashize? Kuva kuri 11 z'ukwa 2018 urumva niki urumva hashize amezi hafi 8 gutya 7 nibwo tukikubona ariko tukuba amashimwe yawe ubundi Imana yagukoreye ubukwe bwiza ni impamutima zawe kubera ubukwe nizihe kugeza ubu ngubu? Nkurikije uko abantu bambwiye ko ubukwe bwanjye bwabaye bwiza kandi nkurikije n'amasengesho nasenze nshima Imana ko yarambwiye ngo izankorera ubukwe bwiza nkibaza nkumva ntaza ahantu bizaca ariko nkurikije ubukwe Imana yankoreye ni bwiza kandi bwabaye bwiza bwagizemo ariko cyane nkashimira abanyamakuru babugizemo uruhare rukomeye mbese abantu inshuti abakunzi babigizemo uruhare rukomeye nakoze ubukwe bwiza nanjye numva ndishimye numva biranshimishije ari nacyo gituma mpera nkubwira ngo sinareka Imana mu buzima bwanjye ntabwo nayireka. Harya marene wawe yari umudamu yitwa Violette umudamu wa nyiri viziyo hariya barabafite restaurant viziyo Kimironko. Twibutse wari wambariwe nabandi icyo gihe?
nari nambariwe na Barine Gahongayire, Kararuwi neza kuri Radio Rwanda, Batewe bose babireba, mbese nari nambariwe n'abantu benshi cyane, harimo Birashoboka Aphrodis, hari babaririmbyi, haririmbye ba Pacy Tusi, umva byari bikomeye cyane. Mwamwumvishe rero ko ubukwe bwe bwari bwahuje abastari rwose bakomeye cyane. Mama Pacy, hari ubuhamya ujya ugira ukabuha abantu kandi bagafashwa cyane, iyo bavuga ngo Mama Pacy ngo wacuruje Agataro, ibintu nk'ibyo, abadukurikiye wadusangiza gatoya kuri ubwo buhamya, wenda muri makeya, uko buryo umuntu amenya ngo Mama Pacy ni muntu ki, yabayeho gute, ni izihe nzira z'inzitane yanyuzemo kugira ngo agere kuri Mama Pacy wowe ngo. Nyuma gato ndashima Imana ko n'umumama bita Mama Kenzo, uramuzi Mama Kenzo, umudamu wa Patrick, ndamukunda cyane, uriya mudamu nawe ari mu bantu banyambariye, ndamukunda, Imana ijye imuha umugisha. So ubwo rero ngiye kuvuga gato ku buhamya bwanjye. Abantu bavuga ngo nacuruje Agataro ntabwo bibeshye, ninjye wabyivugiye muri make, ninjye wabyitangarije kuvuga ngo barabeshye. Oya, ntabwo babeshye kuko ninjye wabahaye ayo makuru, ninjye wayitangiye. Agataro nababwiye ko ubwa mbere nkinjira i Kigali nkora akazi ko mu rugo, nyuma y'akazi ko mu rugo ninjira mu Gataro, nyuma y'Agataro ninjira ku mbabura y'ibigori, nkajya ndara ku muhanda notsa ibigori ku muhanda, nkagera saa sita z'ijoro. Mbese ndi mu buzima bukakaye ko numvaga utararenga aho. Hari mu wuhe mwaka? Umwaka nacujemo Agataro ndumva ari muri 2002 gutyo, 2003, 2004, ntabwo ari kera tu. Niho byaje kugenda gute kugira ngo Imana iguhindura amateka? Nyine dubuhamye tubwire uko byagenze, ese ingorane waba warahuriyemo nazo ucuruza Agataro cyangwa wotsa ibigori zabarize, nta bakwamburaga, byari bimeze gute? Hari ikintu cyambabaje nigeze kuvuga no kuri televiziyo, narakivuzeho, nagiye kuri TV1 no kuri Goodrich no kuri televiziyo Rwanda, narabivuzeho, barambwira ati ikintu cyakubabaje ucuruza Agataro cyakubangamiye ni igiki? Icyo kintu rero iyo nyivuze mbaca kugira ngo cyubake buri wese ubona ko birangiye, ntabwo biba birangiye, burya Imana iratuzi. Ikintu cyambaje cyane umunsi nari nabuze amafaranga yo kurya, nikoreye Agataro, nananiwe, ngeze ahantu mu gacucu ndatura, ndaruhuka. Maze kuruhuka ndi kwibaza, icyo gihe agafungo k'ubunyobwa kaguraga 20 n'uturagara, mbese babonye nk'utwo nyine wabaga ari boss. Noneho mu gihe nicaye ndi kuruhuka, Agataro kanjye mba nsinziranye nako mu kwicura, haza umumama pari ku ruhande rwanjye, amaze guparika ku ruhande rwanjye, mpita mvuga nti umukira agiye kungurira tu. Maze mvuga ngo umukira agiye kungurira, nanjye nafashe ka Agataro ndamwegera, ndavuga nti karibu mama wanjye, ngira ngo ndebe ko yangurira. Yaranyitegereje cyane, arangije arandeba, arancira, arambwira ngo urabona ndi nyoko wakantu we. Nari gato bitewe n'ubuzima ndeberagamo, ariko sinamurenganya, yabonaga ko ndakantu, ariko ntabwo ndakantu. Noneho ndavuga ni Imana yanjye koko. Ndayije ndarira, ndongera ndicara Agataro kanye ndarira, ndavuga ijambo navuze nariko se Mana, uriya muntu yavukiye amezi 9 nkuko navukiye amezi 9, none se Mana nanjye uzampindura ubuzima koko? Numva mbese ndababaye cyane. Icyo gihe ndarira, maze kurira ndongera negamira Agataro, ngeze aho ndahaguruka ndagenda, ariko icyo kintu cyarambabaje, mbese gusa ubu naramubabariye, njya mvuga ni ntabwo namumenya, ariko njya mbwira abantu ngo nari ndi kwiga, ubu ngubu ntabwo na parike yanjye ngo umuntu ambwire ngo ngurira mbyange cyangwa mutuke, hari ibintu bitabo kugira ngo twige. Ubwo rero icyo kintu kiri mu bintu byambangamiye, byambujije amahoro. Ikindi kintu cyambangamiye mu Gataro, nuko numvaga yuko Imana itankura mu buzima narimo, ko nabaga mu nzu y'ibihumbi 4 hara mu Bibare, nkarara ku kintu cy'ikirago, bugacya cyanzanyeho imihiro ku maboko. Nkumva mbese ubwo buzima ntazabuvamo, ntazabushobora, numvaga burenze, nari narihebye. Mbivuga kugira ngo mbwire abantu ko nta Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza, kuko ubu ngubu nakiryamyeho, ariko ubu nzi ko bivuna, nzi ko binababaza cyane. Ariyo mpamvu mujya mwumva nkoresha ibitaramo, nkatanga mituweli z'imfubyi cyangwa z'abatishoboye barabahera mu bitaro, atari uko ndi umukira, ahubwo mba nibutse aho nararaga, nkibuka naho ngeze ubu,
nkibuka inzu y'ibihumbi 4 kwishyura kuntu yangoraga, nkibuka n'abapangayi mfite ubukuntu bangana, nkavuga nti Mana ndashima Imana. Mama Pacy, umaze gucuruza Agataro ugize ngo urisumbuye niho wagiye kotsa ibigori ku muhanda, cyangwa kotsa ibigori nibyo ibyabanjije ikindi niki? Habanjije Agataro. Ukavuye ujya ku bigori. Nkavuyeho njya noneho nkajya ncuruza Agataro ku manywa, noneho amafaranga nkoreye ku manywa nkabona ni duke, nijoro nkotsa ibigori. Ngo nukuvuga ngo nabikoraga byose, ariko Agataro niko kaje mbere n'ibigori byiyongera. Ubwo rega nari nateye intambwe, nari narangije gutera intambwe, nari nangiye kuba umukire, nari natangiye kuba umukire. Urumva ko nimba nacuruzaga ibigori no ku manywa nakoreye 1000, na nimugora nkakorera ikindi, ubwo nabaga mboye 1000 cyo kurya n'1000 cyo kwizigama kugira ngo nzagire icyo ngeraho bitewe na gahunda nari mfite imbere yanjye. Wabera icyitegererezo abantu wenda uvuze kwizigama, ese ubu ngubu iterambere waje kugeraho nyuma yo gucuruza ibyo ngibyo, hari aho ryaba rifitanye isano n'ubwizigame waba warakoraga ucuruza ibintu biciriritse? Bifitanye isano cyane cyane cyane. Hari uburyo umuntu akorera amafaranga akumva yuko ko igihe abona ntaho yari yagera, kumva ko kurya inkoko ari cyo kiri imbere kandi nta kintu arageraho, ntabwo ari cyo kiri imbere. Icyo gihe nimba narakoreraga, ubundi kintu nitagaho cyane hari utubina abantu bakunda kujya mu tubina turafasha. Utubina nakoreraga, niba nkoreye 5 nkaba nzi ngo ndatanga akabina ka 500, nabaga nzi ko ku kwezi ari 15,000. Ubwo twagiye mu tubina, nakorera make nkemera sindya ahubwo ngatanga ya societe, ariko nanjye igihe nayafashe nkabona kurya akanyama kandi nkajya no kubitsa, nkajya kubitsa. Natangiye kubitsa muri banki populaire nk'abandi, ubundi numva nshaka gutera imbere pe. Mbikuza bwa mbere nabigiye kubikuza mbikuza 45,000, numva ndishimye cyane, nubwo mbere nari nkoze ku 45,000. Mpera aho ngaho rero ntangira gutyo. Ubikuza 45,000 icyo gihe wayagize ute, cyangwa wahise uhindura business akaba ariho wafatiye? Ndashaka ko ubwira abantu, hari ibintu leta ibivuga cyane cyane byo kwizigama, kwibumbira mu makoperative cyangwa no mu bimina nyine nk'uko nguko, ugasanga rimwe na rimwe abantu niba byumva wenda bigaya yuko bafite amafaranga makeya, ariko ushobora kubabera akarorero keza yuko wabayeho ikimina wabayemo kigatuma utera imbere, none ubu ngubu ukaba uri umuntu usobanutse nk'uko nyine ababivuga cyangwa bigaragarira umuntu wese. Murakoze cyane. Mbikuza 45,000 nahise mbona ko ntangiye ubundi buzima bw'abantu bakomeye. Hari abamama bari bafite ikibina batanga 40,000 buri muntu, bari abagore bari 6, bari 5, njyamo ndi wa 6. Bashaka no kumanza kunyanga kubera ko ngiye nari umukene, ariko mbabwira ko batanga 40,000, mbabwira ko 40,000 ngiye mbifite nanjye ngomba kubitanga. Batanga 40,000 bagahita bagurira umuntu ikibanza. Ibyo bintu rero byarambabazaga, nkumva ko nzaguma mu bukode kugeza ryari, numva ko nanjye nshaka kuzabona ikibanza. Maze gufata 45,000, 40 nahise ngira gute, nahise njya muri cya kibina cy'abamama, nanjye njya mu mubare w'abantu bazagurirwa ikibanza, ariko banshyira inyuma hahera. Nateganyaga ko nanjye nabwe nta kibazo munshyira inyuma, ko numvaga ko kubera kakandi societe ka 500 nari nyikarimo kandi nkaba nkitujyana kuri populaire, numvaga ko nzageye cyo gufata cyangwa cyo kugurirwa ikibanza, narongeye kujya kubona utundi dufaranga tukongeranya yandi nari natanze. Ubwo bahise banyemerera, naguriye umuntu fanta, aremera baranyandika, bamaze kunyandika banshyiramo inyuma, nanjye njya mu rutonde rw'abantu bazagurirwa ikibanza. Aribwo buryo nabonyemo ikibanza muri ako gashyirahamwe k'aba mama. Nibwo buryo nabonyemo ikibanza cy'inzu ya mbere mfite hari Kibagabaga. Ubwo ndangije dukomeza muri icyo kibina nyine. Ubwo buri kwezi baratangaga bakagurira umwe, ukundi kwezi bagatanga bakagurira undi. Nanjye nakoresheje uko nshoboye kugira ngo cya kibina nkigumemo, nanjye njya mu rutonde barakingurira. N'urwo rwego byajemo nazamutsemo, ariko bitewe no kwiyaminira, nkumva ko nta bwoba mfite. Kuko iyo njya kumva mfite ubwoba nkatinya, ntabwo byari kujya kwemera. Ariko nashize ubwoba, numva ko ngiye kubikora, ndavuga ni ngiye kubijyamo tu. Imana yonyine ariyo izi uko bizagenda. Ariko mbere ya byose, hagati aho ikintu cyose nakoraga niragizaga Imana, ko Imana nabonaga ko ari izanshyigikira, nta wundi muntu nabonaga wanshyigikira, cyane ko nari mfite mama wenyine, kandi twese nabane mama twese tutaba mu buzima bwiza, twese twari mu buzima bubi. Nkiragiza Imana nkumva ko ari izabikora.
mwamwumvishe rero ubuhamya bwa mama Pacy wacuruje agataro akotsa ibigori ku muhanda, ariko ubu ngubu none abadukurikiye wenda bashobora kuba bataranumvisha ubuhamya bwawe bwa mbere cyangwa ahandi mu bundi buryo, ubu none ukora ibiki rero sasa nyuma yo gucuruza agataro no kotsa ibigori? Murakoze. Nyuma yo gucuruza agataro no kotsa ibigori ku muhanda no kuva ku kazi ko mu rugo nakujya ukavuga ko nako karancegeje, naragakoze cyane rwose. Nyuma yo kuva kuri ibyo byose ubu mfite salon de coiffure aha Kimironko ku muhanda ukatujya Kibagabaga gutya. Ira salon de coiffure iri mu kaboko k'ibumoso nini yanjye yanditseho Creative Beauty Salon chez Mama Pacy, ni yanjye. Ubu nta kibazo mfite karina yanjye nshyashya nditwara, mfite perime yanjye nta untwara, nta kibazo mfite abakozi nanjye simbaza umubare mbona mpemba. Tutuboneraho wenda kuvuga kuri salon de coiffure yawe, umwihariko wayo ni uwuhe wenda tukurangire n'abakiriya? Umwihariko wayo salon de coiffure yanjye, umwihariko wayo nuko mfite abakozi bazi gufura mu mutwe neza, mfite abakwaferi bazi gusokoza, dufite abadamu hakoramo abagore bagera kuri 30 basuka modeli zose, mbese tuzi nta kintu umva ikijyanye no mu mutwe, ikijyanye no gukora inzara, ikijyanye no kuvana imvuvu mu mutwe, ni ikintu muri salon yanjye kihabarizwa. Abantu benshi mfite baguho n'ubuhamya, hari n'abaje kuhakorera video bahasanga abakiriya, umukiriya bihera ubuhamya bw'ukuntu yaje muri salon yacu arwara imvuvu, ariko nkoresha uko nshoboye kose nkahabakira banjye Keya, kuko Keya niyo ya mbere. Mama Pacy rero muri uyu mwaka 2019 nibiki ari guteganya mu muziki? Murakoze. Muri uyu mwaka wa 2019 ndikumva ndi gutegura igiterane mu kwezi kwa 7 cyane. Mvuye mu giterane Nairobi, mfite yabavuga butuma twagiye inama ko ukwezi mu mpera zo kwa 12 nari ndi Nairobi hamwe n'umuhungu wanjye muto witwa Byiringiro Patrick, nawe umuhanzi uri ni bizi Icyongereza gusa, ariko ashyiramo neza Ikinyarwanda. Ubwo tuvuga yuko ari abantu abakozi Imana tugomba gukorana igiterane mu kwezi kwa 7. Ubu byanyu gukora ndimo ndagitegura, kandi igiterane kizaba gikuyemo ibintu byinshi cyane bizagira umumaro, ndimo ndabitegura nitonze. Yuvuze ngo kizaba gikuyemo ibintu byinshi bizagira umumaro, ni nk'ibiki? Sogongeza abakunzi bawe. Hari ibintu ndi gutegura gukora. Hari uburyo ushobora gukora nk'akantu gutya ukaba wategura akantu ukaba wafasha nk'umuntu umwe ubona atishoboye, niyo namugurira amatora ari 50 naba nkoze arara hasi ko nanjye naraye ndabizi, niyo namugurira agafuka k'umuceri cyangwa nkagira ikintu mukorera gihagaze nkagugira ikintu mukora mu rugo gihagaze 200 mba nkoze. Ubwo hari ibintu ndi guteganyamo, kandi ndi guteganya by'abantu nzakorera icyo gihe ndacyabipanga, muzumva mbibatangarije. Kuko muri vizo yanjye mparanira gufasha n'abatishoboye, kuko byaramvunye cyane ndabizi, byarambabaje. Aho ngeze rero ubu ngubu ntago ndi umuntu wo kuvuga ngo nabura ikintu nafasha umuntu, ndamutse mbisemo imbaraga cyane ko ngira n'amahirwe mfite na umugabo wanjye aranshyigikiye cyane. Ejo bundi hari abantu twasuye aramfasha, tongera dusura abantu bo muri gereza aramfasha, mbese ni umuntu mba hafi cyane. Twasuye n'abantu bo muri Avega aramfasha, ibintu dukoresheje nshyigikiramo nabe bimfashamo. Ibyo rero n'ubundi hari ibindi ndi gutegura kuzakora kandi nzikazamfasha, kandi n'itorero ryanjye Harvest Christian Church baransigikira bakansengera. Bishop wanjye Rugubira Tofira aransengera akambwira, ejo bundi yabonye nasuye abantu bo muri Avega arambwira ati yampaye motivation, arambwira ati komereza aho mwana wanjye ndagushyigikiye. Amana umupasiteri baherutse kwimika witwa Oscar aramerekeza, mbese na pasiteri Rugamba Ernest aramerekeza, na mama n'umugabo baramerekeza, turagenda dukora ibintu byiza, mbese numva ndishimye. Ubwo rero n'ubundi ndi guteganya gukora ibindi bintu, kandi nzi ko bizagira icyo bimara. Uvuze ku itorero rusengeramo, hari amakuru avuga yuko baba bagiye kugira pasiteri, byaba ari byo cyangwa ni ibihuha? Ntabwo ari byo, ntabwo ndabyumva abantu babivuga ngo bagiye kungira pasiteri, sinzi n'undi wabimbajije, ariko bo babona wenda ko mbanye neza n'abashumba banjye, bakumva wenda ko bashobora kungira pasiteri, ariko ntabwo ariko bimeze. Ntago iyo ntambwe ntago ndayigeramo. Ese babihera ku kubona ko banye neza n'abashumba bawe, cyangwa babihera ku kubona ibikorwa ukora bisa n'iby'abashumba? Ntabwo nzi icyo bashingiraho, gusa nanjye ntago ndamenye icyo babiheraho, ariko bundi mu itorero iyo witwaye neza ukabona ugenda neza, haragiye abantu bavuga ibyabo
utazi impamvu babivuze n'uburyo mbese sinzi uko nabivuga ariko nta kibazo gihari ariko nta gahunda yo kuba umupasiteri ihari. Mama Pacy nk'umuntu w'umunyamasengesho turabizi cyane ko usenga, twagiye duhurira ahantu henshi, kuba pasiteri uba wenda umushumba wumvisha gutunguye cyangwa akuvuga ko yagushyize ku rutonde rw'abantu agiye kwimika, byaba bigutunguye mu buryo bw'umwuka cyangwa hari icyo bizi? Njyewe nkunda kubyumva mu buhanuzi babimpanurira, ariko mu buryo bw'umwuka ntabwo byaba bintunguye, ariko mu buryo bw'umubiri byaba bintunguye. Niyo mpamvu ntahita mbyinjiramo kubera ko ntabwo nahita mbyinjiramo ko ndabizi biravuna ntabwo ni ukumanza nkasenga nanjye nkabaza Imana inzira yo kubicisha, ntabwo ari ibintu byirukirwa muntu mukuru, ni ibyo kwitonderwa. Mama Pacy, umuntu akugize ubaye nka pasiteri n'urugero, ukareba n'ubushumba bw'ubu ngubu cyangwa uburyo ubushumba bw'ubu bukorwa cyangwa ubupasiteri, wumva wahindura iki? Cyangwa umupasiteri w'umudamu wisobanukiwe? Njyewe ikintu nahindura, ikibazo mbarije kirakaze. Muri iki gihe twe dukunda kujya mu matorero menshi, dukunda guhura n'abakozi b'Imana benshi, abashumba benshi, hari ibyo tubona mbese ukabona ntabwo bijyanye n'igihe, mbese ukabona n'Imana ntabwo biyinezeza. Ariko nkurikije njyewe nkanjye ubwanjye sinzi, ntabwo nabona uko mbivuga. Nzagusubiza nabyiteguye. Uyu turi kuganira ni umuhanzikazi Mama Pacy, bivugwa ko yaba agiye kuba pasiteri ariko bakabihakana, cyokoza akavuga ko mu buryo bw'umwuka hari icyo abiziho kuko babimuhanurira. Mama Pacy, watangiye gusenga ubutayu ryari? Ubutayu natangiye kubusenga kubera ko nakuriye mu Gaturika. Njyewe ni kuva mfite imyaka 6 nari ndi umubyinnyi mu Gaturika mbyina mu kiliziya. Ubwo rero ntangira mu butayu natangiye kubusenga kuva ninjiye muri Harvest Christian Church. Ndumva aribwo natangiye kumenya gusenga ubutayu, nibwo ninjiye mu barokore neza. Mwari atorero ndimo, ndumva nimba atari 2007 gutyo, ni 2008 na 6 gutyo biraho. Umunsi wa mbere ujya gusengera ubu mu butayu, uyuka icyifuzo gikomeye wari ufite cyari ikihe? Umunsi wa mbere njya gusenga ubutayu, njye nari mfite icyifuzo cyane ko Imana yaratangiye kumpindurira amateka, yari yaratangiye guhindura, ariko njyewe mu buzima bwanjye ndi umwana nakundaga kuririmba cyane, nararaga mpigima mu buriri, mu gitondo iwacu bakambwira ngo ndi inkunguzi kubera kurara mpigima mu buririmbyi. Rero njyewe ntangira kujya mu butayu nabwiraga Imana ngo Mana, ndumva nshaka kuzaba umuririmbyi, isi yose ikamenya, uzanshyigikire. Ngiki cyifuzo nari mfite kandi numvaga nshaka gukorera Imana, ariko umwaka wa 2000 hagataho inyuma gato, umwaka wa 2000 wafunze naraye mu rusengero maze iminsi mu masengesho ko cyane bari baravuze ngo imperuka izagera mu 2000. Ubwo nari maze iminsi mu masengesho narya ntanywa, ndi kwitegura imperuka ngizasange nejejwe ndi mu rusengero. Umwaka wa 2000 wafunze, maze iminsi mu rusengero rw'abaporotesitanti arimwo ndindiriye imperuka saa 6 z'ijoro, twicaye ahantu mu nguni tukajya tureba hejuru, tugasohoka twara hanze ngo turebe ko ijuru ryaguye, mbona nta kintu tubaye. Ibyo byabaye ku bantu benshi mu 2000. Ubu icyo gihe amafaranga wari ufite wenda wari warayariye, wari warase, ni twetu waba wari wakoze uvuga ati bavuze ko imperuka n'ubundi izabatu? Nta amafaranga nari mfite, ariko nari mfite kwizera gusa. Numvaga ko nshaka mbeze n'ubu ngubu mba mfite igitekerezo kuvuga ngo icyama nkazabona ijuru, kuko ibyo we ntekereje imyaka umuntu amaze akorera Imana, noneho nkatekereza n'abantu bagiye bashaka ibintu bakabita bagapfa batabihejeje. Natekereza cyane mfite indirimbo ivuga ngo ibya Yesu ntago bizashira, ariko abamwizeye tuzamusanga, twibanaho tutazongera kubabara. Ubwo rero ntekereje kuntu abantu bagenda bapfa, ukumva ngo umuntu yapfuye, ukumva Mana yanjye buriya hari ikindi kintu, hari indi somo nize ku mugore wa Kareba apfa. Narababaye numva birambabaje, nkareba Sabrina nkumva ndababaye. Noneho hariho abandi kuri Patrick nagiye mbigiraho amasomo menshi, bari mu bantu nk'ubu Patrick mu bantu batumye mpimba iriya ndirimbo ko
uriya Patrick umugabo wa mama papa Kenza apfa ibya Yesu ntibizashira nanayikozemo video ivuga kuri YouTube iriho nayikozemo video ivuga ngo ibi bintu turabishaka ariko iyo umuntu amaze kuva mu mubiri ngo baramuherekeza bamugezayo bakamusigayo bakigarukira ibyo yakoreye bikaribwa n'abandi batabiruhiye kandi we yararushye guhera kuwa mbere ntekereje ko Patrick yavunitse akavunikira abahanzi ko igihe twajyaga mu marushanwa yinuza yabiriya by'inuza by'igikombe cy'intuza muri Serena muri Guruvawadi akuntu yadutagaho umwanya akagira gute numva ndababaye mpita mvuga nti Mana nimba ari ibintu bibaho numva uzambabarira ukama uzambabarira uzampa ijuru ibindi byose uzabireke uzampa ijuru mparanira ko Imana yambara ikazampa ijuru nibyo rero nibyo mpamvu nabitekereza utinya kwigendera Patrick Kanyamibwa yaravunitse cyane araruha nyamara mu minsi yashize ibintu byatangajwe n'umuhanzikazi mugenzi wawe Aline Gahongayire hari icyo wabubiziho ntabyo wumvishe yavuze ku banyamakuru cyangwa urabizi murakoze byari byo nabonye kuri gospel bayibanditse yavuga ibiriya byo dukuntu bamubarije hanze yo urumva reka mbikubwire yavuze ko itangazamakuru ryo mu Rwanda atakiri ku rwego nk'urwe ahubwo ari ku rwego rwa Voice of America suzugura nyine itangazamakuru ryo mu Rwanda niba warabyumvishe nk'umuhanzi mugenzi we dore kuri n'inshuti ye umwumva kuba yari yakwambariye ni ikimenyetso cy'uko uri inshuti ariko se wowe wabyakiriye gute ese koko nawe urifatanya nawe kuvuga ko itangazamakuru ryo mu Rwanda nta kintu rimaze wenda cyangwa aritari ku rwego rw'abahanzi runaka murakoze ngewe bira ntago nigeze mbikurikirana cyane ntago nigeze mbese ntago buri muntu wese buriya n'akamaro ke k'umuntu icyamumariye ngewe itangazamakuru akamaro rimariye ndakazi urumva rero Aline uko yabivuze ntabwo mbizi nimba yarabashebeje ntabwo mbizi uko yarabivuze ariko mu rwego rwanjye ngewe urwego rwanjye ndimo n'urwo ngezeho itangazamakuru ngiye mumfitiye akamaro gakomeye ariko namwe muzashishoze neza nimba yarabashebeje kuko nimba mutarabyise uko atabivuze kuko ndatekereza yuko Aline Gahongayire nawe n'umunyamakuru siko bimeze ndatekereza ko umunyamakuru atasebya mugenzi we ahubwo mwebwe muzakurikire neza mumanze murebe nimba koko yaba yarabashebeje ntabwo wabyumvishe ntabwo nasemye kuri urwo gospel ariko sinabikurikiranye neza ariko noneho nsomye comment nawe nahise ndeba n'inkuru wanditse narayirebye wohereje mpita mvuga nti bya byose Aline Gahongayire baramubeshye ntabwo yasebye itangazamakuru kuko ryamugiriye akamaro kanini wowe rero uravuga ko bamubeshye ntabwo ngiye nigeze numva ntabwo namenye uko byagenze uyu ni umuhanzikazi mama Pacy nyine waruciye akarumira kanga kuvuga kuri Aline Gahongayire nyamara biragaragara ko ari kwirengagiza rwose ibyo yavuze arabizi cyane kandi azi ko atari byo mama Pacy tugana ku musozo rero n'ubuhe butumwa wagenera abakunzi bawe abakunda nzibimana nyine n'abandi bantu muri rusange murakoze cyane ubutumwa nagenera abakunzi banjye ariko mbere na mbere ndamanza no kwisegura ku banyamakuru mu bukwe bwanjye ubundi nagombaga kubaha ishimwe umudari w'ishimwe itangazamakuru ndangije uwabinkoreye ntiyayinzaniramo numva birambabaje mu zindi yakoze y'amashimwe ntiyanzaniramo n'igitangazamakuru ariko n'ahandi muri iki kiganiro ndi gukora ndacyashimira itangazamakuru cyane mumenye ko mbakunda kandi mbasengera ko hari byinshi cyane mwangerejeho cyane harimo Radio Inkoramutima harimo Peter Ntigurirwa harimo Rugamba harimo Clarisse Uwineza harimo ba Nikodemu kuri Magic hose harimo ba Juliet na Baroni ni ibintu byinshi cyane bangejeho Jideo by'umwihariko ararenze umva nago nabona uko mbavuga jowe mwangeje kuri byinshi ahanini itangazamakuru kugira ngo ahantu hose menyekane mwabigize mu ntare cyane hanze y'u Rwanda baramamagara mu Burundi njya kuvuga y'ubutumwa reba natanye kugera na Nairobi Uganda ho ni mu rugo ndagenda nkakora ibitaramo ahantu hose twe n'abato bose babireba mbese nibirarenze ndabashimira cyane n'ubu ukuntu mukinzirikana naba nicara mu rugo mu basize ngumva muramamagaye ni ibintu binezeza cyane nkavuga ngo Imana igibaho umugisha uko bukene uko bwije mboneho kubwira abakunzi banjye ko bakomeze kwizera Imana kwikora Imana irakora Imana iyo yizeye ntago yagutererana ntiyakureka Imana mbese Imana niyikura hasi gashyira hejuru aho abana b'abantu
usuzuguye Imana ikwambura ikwaka igisuzuguro ikagukorera ibintu byiza. Ubwo rero mboneyeho no kubabwira ko ntigeze ngwa mu murimo wayo, nkiri mu muziki, nkiri mu itorero ryanjye, nkiri muri korali yanjye Beteri, sinigeze mbireka kandi sinzigera mbireka, cyane ko n'umutware wanjye ari kunshyigikira cyane muri iyi minsi. Ntabwo nari kugwa ndi njyenyine ngo ntabwo nari kureka kugwa ndi njyenyine ngo ngware uko mfite umufasha unshyigikira. Ndabashimiye namwe, ndabashimiye, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.